udasanzwe, icyamamare gikomeye, umwakitiresikazi, umukomediyani ukomeye. Nta wundi dushaka kuvugaho atari uwo bita Hefe Ana MC Donade. Went to Mexico twice, did shows, meet and greets, never got COVID. Clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice, so nice. Mwongeye muraho, murakomeye, bakunzi ba Promise TV, mumeze mute. Yesu ashimwe, niyo nsuhuzanyo yacu ya buri munsi, cyangwa se Kristo Yesu akuzwe. Yego koko ni byinshi biba mu bantu ntibamenye ndetse ntibanasobanukirwe ngo ni iki kijya mbere, cyane ko iyo dukurikije inyandiko nyinshi zigenda zandikwa dusanga ko hari byinshi biza bikavanga ndetse ibindi bikaba mu buryo buri spiritual cyangwa spirituelle, abantu ntibamenye ngo ibi ni ibiki. Uyu ni umwanya w'ubucukumbuzi ndetse ku bintu bigenda biba muri rusange. Njye muri kumva ni amasapurayizi. Ibyo mbabwira mwabifata nka joke, mwabifata nk'ukuri, ibyo byo simbyitaho. Icyakora ibyo byo ni ukuri. Ni uburyo bugenda bugaragara nk'aho Imana igaragara yihanira abantu mu buryo bugaragarira rubanda. Uyu ni umuntu udasanzwe, icyamamare gikomeye, umwakitiresikazi, umukomediyani ukomeye. Nta wundi dushaka kuvugaho atari uwo bita Hefe Ana MC Donade. Uyu ni umugore wamamaye cyane ndetse w'ikirangirire cyane mu bijyanye na komedi ndetse no gukina ibijyanye n'amafilime ndetse n'ibyo bita author, inyandiko ndetse no kwandika. Akaba ari umuhanga cyane mu byo akora. Nyamara nubwo ari umuhanga, hari amakosa yagaragaye yakoze ndetse bigaragara ko ari Imana yamwihaniye. Ese byagenze gute? Babwira ngo ni Aposo, babwira ngo ni Promise TV. Uyu Hefe Ana MC Donade ni umunyamerika ndetse akaba umukomediyani ndetse n'umwakiterese n'umwanditsi. Uyu wavutse 1970, icyo gihe yari mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 14, akaba afite imyaka 52 gusa. Akavukira aho bita San Fernando Valley, aho ni muri California muri United States cyangwa se State Etats-Unis, aho ni muri Leta Zunze za Amerika. Uyu kandi nk'uko nababwiye akaba yarize amashuri ye akayigira aho bita Southern California. Yahigiye aho bita Southern California cyangwa se California y'Amajyepfo mu Kinyarwanda ugenekereje. Uyu mumama cyangwa se uyu mudamu akaba afite uwo bashakanye, akaba yarashatse ari bita Peter Dobiasi. Umugabo we yitwa Peter Dobiasi ndetse akaba afite abana 3 nubwo bagenda bagaragaza 2 ari uwo bita Drake Dobiasi ndetse na Brandon Dobiasi. Abari abana yabyaranye n'uwo bita Peter Dobiasi. Muri rusange uyu mudamu akaba ariko afite abana 3. Uyu kandi akaba afite uwo bavukana ari wo bita Shannon Madonado MC Donado. Shannon MC Donado. Uyu mudamu akaba ari muremure cyane dore ko afite metero 1 na santimetero 75. Uyu kandi akaba afite ubwenegihugu bw'Abanyamerika cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States cyangwa State of America cyangwa se Etats-Unis. Uyu mudamu uko bigenda
bigaragara ko yari umwanditsi ndetse akaba umwanditsi mu banditsi 8 bakorera ikinyamakuru cyitwa Chelsea Lottery. Chelsea Lottery. Uyu akaba yari umwe mu banditsi 8 muri iyo show cyangwa se muri uko kwigaragaza, ndetse akagaragara kuri stage. Ni byinshi bigenda bigaruka kuri MC Donald bimwerekeyeho, babwira ngo ntimugacikwe inkuru nk'izi ngizi zivuga amateka ndetse n'aba bantu bagiye bagaragaza agasuzuguro gakomeye mu bijyanye na gospel cyangwa se mu bijyanye no gukunda Imana muri rusange, bakagaragaza agasuzuguro no kumonkinga cyangwa se gukoba ibijyanye n'ibya Yesu Kristo, agasuzuguro gakomeye cyane aka kagiye kagaragazwa n'aba bantu. Uyu mwanditsi akaba n'umukomediyani ukomeye cyane, akaba ndetse n'umwakitrise ukomeye cyane. Byagaragaje ahantu yari muri show nyine nk'uko twabivuze haruguru. Ahangaha iyo show nk'uko twabivuze cyangwa se uko kwiyereka cyangwa se icyo kirori yari yateranye arimo asetsa abantu. Ngira ngo muragenda mukurikirana videwo. Yarimo jokinga cyangwa se atera urwenya, ariko azanamo agasuzuguro gakomeye cyane mu rwenya yateye mu bijyanye n'iyobokamana. Aha bidatinze yaje guhanwa koko. Benshi baravuga bati ese koko igihano yahawe n'Imana? Yesu Kristo ubwe ubwo yikubitaga imbere akarabirana neza, bakamubaza niba ko inyuma bamubaza azanzamutse bamuvanye mu bitaro cyangwa se mu bitaro, bakamubaza niba koko iyo ari indwara yarwaraga ari igicuri cyangwa se n'izindi, agahakana akavuga ko nta ndwara mu kuri, n'abamwegera inshuti za hafi bagahakana ko nta ndwara yarwaraga. Byari bikomeye. To brag, I don't care, but I want you to know, double vaxxed, booster, flu shot, and I'm going to be honest. Ahangaha kandi haragaragazwa ibintu byinshi bitandukanye. Iyo usomye amakomenti ya bamwe bagiye bateraho, bigaragara ko benshi batigeze bishimira ibyo bikorwa by'uyu muterarwenya. Aha ni mwo bita Tanya Davis. Yatangiye gutanga ubuhamya butoya ati, I remember being an army, brat living in Hawaii and being in senior high. I was at the lunch table making new friends and talking and went to pour out my lunch and say my grace. I thought nothing of it is because that is the way I was raised. In fact, expected others to do the same, but I quickly realized that most people didn't play over their food. This is one girl made fun of me. She was very beautiful and popular, and she just wouldn't stop. When she went to take a bit of her food, right then and there, she started to shout, cough, and spit the food out as she was trying to catch her breath. People looked at me then looked at her. As I looked up to the ceiling, like, did that really happen? And looked back at her while someone was violently patting her on the back. When she turned out, okay, everyone was teasing her, saying, that's what you get, God. Don't bang on God, bro. And I become known for my faith right then and there on my first day of school. Lord,
The next day, almost everyone at the table said their grace as I did. It was amazing praising the Lord. Ahangaha ugerekereje mu kinyarwanda uyu wateye komedi ariwe bita Tana Davis ni urwego yari arimo abwira abantu uburyo badakwiye gukoba Imana, dore ko udakwiye gukoba Imana kuko nk'uko yagerageje abivuga ukwizera ko kurahari. Yagaragaje ko ubu ngubu ari umuntu udasanzwe ndetse wizera Imana kuko yaravuze ati byari bitangaje, asuza avuga ngo praising Lord cyangwa se dushima Imana. Undi aragira ati I lost my father last year July 1st, the age 84 years. And this hurt too so much for we are so close. When I admitted in a hospital and I went to visit him, he said to me, son, know God for yourself and continue to serve him. Again, you are alive in his will. Those were the exact words of my father, and he passed out. One day after his 84th birthday anniversary, June 30, 21. Whenever I think of him and the sorrow filled my heart, I always heard the Lord Jesus saying to me, stay with me and you shall see him again. Thank you, Lord. Uyu wamwita Eric B. Martin yagerageje kuvuga ko ngo yabuze ise wari ufite imyaka 84. Byaramubabije cyane mu kuri, cyane ko yari inshuti ye magara. Ngo yiyemeje igihe yari mu bitaro agiye kumusura, ise yaramubwiye ngo ati mwana wanjye menya Imana koko kandi ukomeze kuyikorera, ukomeze ukorere mu buntu bwe. Byari amagambo ameze neza nk'aya data nawe wapfuye umunsi umwe. Nawe yari afite imyaka 84 y'amavuko. Agira ati ayo ni amagambo neza data yambwiye afite imyaka 84, yapfuye ku itariki 30. Iyo mutekereje ngira agahinda ndetse kakuza umutima wanjye ngo buri munsi mpora numva Nyagasani amvugaho cyane ko aba ari kumwe nanjye. Avuga ati yaravuze ati uzamwumva nawe ubwawe. Aramushimira ati kandi urakoze Nyagasani. Uyu bita Jerry Galasi we aravuga ngo I have always been a believer. Ati buri munsi nkunda kuba umwizera. I grew up in the church from every young age. I never really questioned if God was real. Ati nakuriye mu rusengero ndi kuva mu myaka yanjye nyiri muto, sinigeze ngira ikibazo cyo kwibaza ngo Imana se yari iriyo cyangwa ari nyayo. Ariko umunsi umwe nari mfite imyaka 17 kuri 18 ubwo narwaraga, ubwo nari mfite agahinda, mumbabarire, ubwo nari mfite agahinda kuko natandukanye n'umufasha wanjye, ngo numvishije umwuka wera urimo umatiriza uganira nanjye cyane kandi mu ijwi riri cyane. Sinumvaga cyangwa ngo umenye ngo ryari ijwi ryande. Gusa umunsi umwe umunsi wenda wibuka ryavugaga cyane, nuko ndavuga nti Mana mvaho. Ako kanya ko kuko nyibivuze Imana yari igendeye mvaho, numva ikintu gisa nk'umwijima kirangose.
ndetse icyo gihe imana yarambwiye iti yego oke ndakwemereye, mwemereye kuzuza ibyo unsabye cyangwa se uvuze. Byagaragaje ko nari mu bwiza bw'Imana kuko numvaga koko ntamwumva ngo ambe impande, numvaga ko katari impande yanjye. Byose natangiye kumva ndi njyenyine, ntangira guhangayika ndetse numva ko ntari mu nzira nziza. Icyo gihe niko gufata iya mbere ngasaba Imana imbabazi nti please never leave me alone, ati winsiga njyenyine. I started to cry, nangira kurira. I feel this prison stand often. Numva koko ubwiza bwe ntibugihari. I say that and I feel comfortable. Nangira noneho icyo gihe Imana ingarura ubwiza, numva koko ndahumurijwe, numva ubwiza bungarutseho. I guess the point of the story is being careful what you say. Ndababwira ko mugomba kwitondera amagambo muvuga. What you say, ask for, cyangwa se ibyo musaba. I'm 22 now, and even just remembering that feels scared the crap out of me. Ubu ngubu mfite imyaka 22 na n'ubu ndacyumva mfite ubwoba. Reka bashimire mwebwe mwakurikiye cyangwa mugakomeza gukurikirana iki cyegeranyo, babwira ngo twavugaga kuri uyu mudamu waciye ibintu aribo bita Hefi, Ana, MC, Donald. Mwari kumva ni Papa Surprise. Ciao ciao, we are together.